nongeye kubashimira kandi ndabashubuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana ku bw'uyu munsi kandi Imana ishimwe ko ikomeje kugitwiyereka inatuganiriza. Uyu munsi mfite ikibazo kandi gifitwe n'abantu benshi nshaka gusubiza. Abantu benshi muganiriye bibaza ngo ese ni gute namenya ko nzajya mu ijuru. Uyu mwanya nagira ngo ngerageze gusubiza iki kibazo nkoresheje Bibiliya, kubera ko ariho dushobora gusubizwa ibibazo byose twibaza. Bibiliya tubwira neza mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 10 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ahangaha nagira ngo mbanze numvikanishe igituma umuntu akizwa, kuko ijuru cyangwa se ubugingo buhoraho tuvuga ni buriho. Ijuru rirahari, ijuru ririho, kandi Imana y'ubwayo yabyerekanye mu ijambo ryayo. Mu kanya ndabaye icyanditswe gishobora kwerekana abazarijyamo abari bo. Nagira ngo nkubwire ngo icya mbere ni uko uwo muntu urabona ko Bibiliya iravuga ngo niwatuza akanwa kawe n'umutima wawe ukawizeza ko Yesu Kristo ari umwami, yapfuye akazuka, uzakizwa. Uzakizwa iki? Uzakizwa icyaha, kuko umuntu ufite icyaha, umuntu ufite kamere y'icyaha ntabwo azajyayo, ntabwo ijuru ntabwo ari rye. Bibiliya iratubwira neza ngo abantu bose bakoze icyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo kubera Adamu twakiriye iyo kamere y'icyaha tutabihisemo, ariko Bibiliya iratubwira neza ngo uko uwo Adamu yazanye icyaha kikazanira abantu bose urupfu, niko gukiranuka kwazanywe n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo bizanira abantu benshi gukizwa, bizanira abantu benshi ubugingo buhoraho. Uyu mwanya ndashaka kukubwira ngo uku gukizwa ntabwo kuzanwa n'uko twagize icyo dukora. Uku gukizwa kuzanwa n'ubuntu bw'Imana. Uku gukizwa kuzanwa n'uko twakiriye uwo mwami wacu ari we Yesu Kristo agakiza ubugingo bwacu. Mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, Bibiliya iratubwira ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wirarira. Ahangaha nagira ngo nkubwire ngo imirimo ushobora gukora, ushobora kwisanga uri umuntu mwiza, ushobora kwisanga ugira urukundo, ufasha abantu, ushobora kwisanga hari ibintu byiza ukora bitandukanye, ariko ibyo ntabwo bihagije ku buryo byakugira uwera imbere y'Imana. Wera Imana niwe ishaka, Imana ishaka umuntu wejejwe. Imana ishaka kuzabana n'umuntu w'umukiranutsi imbere yayo, ufite kwa kwera kwayo. Ukwera kw'Imana kuratangaje, ntabwo kuzanwa n'ibyo dukora. Ukwera kw'Imana kuzanwa nayo ubwayo. Bibiliya itubwira neza ko nta muntu n'umwe ushobora gukiranuka ku bw'imirimo ye. Bibiliya itubwira neza muri Yesaya ngo no gukiranuka kwacu tugira nako ni ubushwambagara imbere y'Imana. Bivuga ngo hari ukwera kwayo, hari gukiranuka kwayo Imana yashatse ko abantu bashobora kugira. Uko kubonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo wenyine. Niyo mpamvu yamutanze akaza kugira ngo tubone uko gukiranuka, uko kwera kwayo tukubone muri we. Ntabwo ibyo dukora nk'uko nabivugaga bishobora kutweza, ahubwo ibyo Yesu yakoze nibyo bitweza. Kwera kwa Kristo uko tukubona igihe cyonyine gusa tumwizeye. Bibiliya tubwira neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2 igice cya 5 umurongo wa 21, Bibiliya avuga ngo kuko utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo muri we duhabwe gukiranuka kw'Imana. Uyu munsi nagira ngo nkubwire iki kintu,
ntabwo ibintu byose ushobora gukora, ikintu cyose ushobora gukora ntigishobora gutuma wera, nticyakuzanira kwera kw'Imana. Imana irashaka umuntu wera ufite kwera kwayo, kwa gukiranuka kwayo. Gukiranuka kwayo kwahishuwe muri Yesu Kristo. Iyo tumuhaye ubuzima bwacu, iyo tumwizeye, ahangaha turabibonye neza ngo niwatuza akanwa kawe ko Kristo ari umwami, ukizeza umutima wawe ko yapfuye akazuka, uzakizwa. Abo ngabo nk'uko nabivuze mu cyigisho cy'ubushize, abo bizeye uwo mwami bagira ubushobozi, bagira ububasha bwo kuba abana b'Imana. Aho Imana iri ibasha kubaha umurage w'ubwo bwami. Iyo umwana avutse agakura, umubyeyi byabagaho kenshi kera ko ashobora kumuha umurage. Wenda igihe kimwe na kimwe hari igihe bidakunda bitewe n'ubushobozi bw'umubyeyi, ariko ikiriho nuko umubyeyi araga umwana ubutunzi, ashobora kumuraga ikintu runaka ashobora kuba afite. Rero ubwami bw'Imana twaburazwe n'Imana kuko turi abana. Bibiri tubwira ko iyo turi abana b'Imana turi n'abaragwa, turi abaraganwa na Kristo mu bwami bw'Imana. Nashaka kubasomera icyanditswe kimwe. Bibiri yatubwira mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 20. Bibiri yatubwira neza ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami wacu Yesu Kristo. Nagira ngo nkubwire ngo ijuru ni iwabo w'abizera. Ijuru ntabwo turikorera. Ijuru nta kintu wakora ngo urihabwe, ahubwo ijuru ni iwacu, babandi batoranyijwe, babandi bakuwe mu kibi, babandi bakuwe mu cyaha, bakakurwamo n'imbaraga zikomeye z'amaraso ya Yesu Kristo, bakagirwa abana b'Imana. Abo ijuru ni iwabo. Ntabwo tubishidikanya kuko ni isezerano twahawe. Bibiliya tubwiye ngo twebwe iwacu ni mu ijuru. Ntabwo ari ikintu dukorera, ntabwo ari ikintu duharane turwanira ibipfunsi, dukubitana ibipfunsi ngo tukibona, ahubwo mu ijuru ni iwabo w'abizera, mu ijuru ni iwabo w'abakijijwe, mu ijuru ni iwabo w'abakiriye Yesu akaba umwami w'ubuzima bwabo. Abo ngabo batoranyijwe kera isi itararema, bashushanywa gusa n'ubwiza bw'iyabahamagaye. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi niba utarakira uyu mwami Yesu ndi kukubwira, ntabwo ufite ubwo burenganzira, ntabwo ufite uwo murage. Uyu murage twawuhawe muri Yesu Kristo honyine, niho honyine. Bibiliya iratubwira neza muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6, Yesu yarabyivugira avuga ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Niho honyine hari inzira ishobora kuduhuza n'Imana, niho honyine hari inzira itugeza iwacu, muri Kristo honyine, muri Yesu Kristo honyine. Iyo turimo dufite ibyo byiringiro, dufite uwo murage, dufite icyo cyizere, nta n'ahandi twakibona. Nta kintu na kimwe ushobora gukora. Hari abantu benshi bashobora kuvuga ngo ninakora ibi n'ibi, ninasura abarwayi kwa muganga nkabajyanira ibi ngibi, ariko ukajugunya Yesu ntumwemere nk'umwami wawe, nk'umukiza wawe, ibyo bintu ntacyo bimaze. Ahubwo icyo Yesu yakoze nuko aduha kwinjira muri ubwo bwami, kandi muri ubwo bwami tubamo mu rukundo, tubana mu rukundo, tubana mu mahoro. Ibyo tubikora kuko tuzi ko ari inshingano zacu. Ntabwo tubikora kugira ngo bitume tubasha kwakirwa mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo tubikora kuko ari inshingano zacu. Niba ushobora gusura abarwayi, niba ushobora kugirira neza abantu, niba ushobora gusengera abantu, niba ushobora kugirira abantu ibintu runaka byiza, ntabwo ari bituma ushobora kwinjira muri bwa bwami, ahubwo tubikora kuko ari ubwami, ari inshingano zo mu bwami bwa Data. Uyu munsi nagira ngo nkubwire iki kintu. Niba utarakira Yesu nk'umwami wawe n'umukiza w'ubugingo bwawe, hari ikintu uri buze gukora uyu munsi. Wemere icyambere kuri umunyabyaha, ukeneye imbabazi z'Imana, hanyuma wihane, uhindukire, uve mu byaha, wakire umwami
Yesu Kristo aba umwami w'ubuzima bwawe. Umubwire ngo njyewe ndifuza ko uba ari wowe ubaho muri njyewe. Pawulo yaranditse aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, sijya uriho, ni Kristo uriho muri njye. Agahita avuga ngo ibyo nkora byose nkiriho muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Nta kindi gishobora gutuma ukora bya bintu byiza atari uko wizeye umwana w'Imana wagukunze akakwitangira. Icyo cyonyine nicyo gishobora kuguhereza ubwami, nicyo gishobora gutuma ubaho muri bwa bwami bw'Imana. Ntabwo ari uko wakoze ya mirimo myiza. Ya mirimo myiza ishobora kuba iza kubera ko twakiriye Yesu tukamenya icyo dusaba gukora mu bwami bwe. Uyu munsi nakubwira ngo niba utaramwakira wakora iki kintu. Wemere ko uri umunyabyaha ukeneye imbabazi ze, kandi uhindukire uve mu byaha, wemere repenting, uhindukire uve mu nzira yawe mbi usange umwami. Ikindi umwemerere abo umwami w'ubuzima bwawe, ayobora ubugingo bwawe. Hanyuma kandi uvuge ngo kuva uyu munsi niyemeje kugendana nawe mwami, kugira ngo unyobore mu nzira yawe aho ushaka kumva. Icyo gihe Yesu yiteguye kubana nawe. Aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye ugafungura nzinjira iwawe dusangiye. Rero uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo niwo munsi wawe, kandi niba wari washidikanyaga utaruzi uburyo wabigenza kugira ngo wakire iyo mpano, niba utaruzi uko wabigenza kugira ngo ube muri ubwo bwami, nicyo cyonyine gusa. Nta kindi bigusaba, ntabwo bigusaba ikindi. Nicyo cyonyine kuba wakira ubuntu n'imbabazi ze biturutse muri Yesu Kristo. Dusenge. Mwami, turagushima ko watanze Kristo kugira ngo abe incungu yacu, ukaduha ubuzima muri we, kandi ukaduha ubugingo buhoraho muri Yesu. Bibiliya tubwiye ngo iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami wacu Yesu Kristo. Uyu mwanya ndasengera umuntu wese wumvise ubutumwa, wumvise iyi message akaba atarazi uko yabigenza kugira ngo abashe kuba mu bwami bwawe. Ndasenze kugira ngo umuntu wese ubyumvise ugishidikanya umwiyereke, umwisobanurire, hanyuma abashe kuza mu bana bawe, abashe kuba umuragwa n'umuraganwa na Kristo mwami. Kandi umuntu wese wahisemo inzira yo kukwizera, reka ugendane nawe, reka urugendo ube hafi ye, umufate ukuboko, umurwanirire intambara izo arizo zose zamuca intege, kugira ngo mwami akomeze gukora ibikunezeza. Urakoze, reka ukomeze kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo niho dusabye twizeye. Amen.